Yesu ashimwe cyane. Tugiye kwiga igitabo cya Yobu igice cya kabiri. Mbere y'uko tukisoma reka dusenga Imana. Turagushimye data twese ukiranuka, tugushimiye uburyo uri Imana nziza, izina rye rihabwe icyubahiro. Dusobanurira ijambo ryawe, uritwumvishe nk'Imana, uturinde ko turyumva nk'abantu, mu izina rya Yesu. Yobu igice cya kabiri, baratubwira ngo Satani asaba Imana guteza Yobu indwara ngo imugerageze. Undi munsi abana b'Imana baje gushengerera Uwiteka, na Satani ashengeranye nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka abaza Satani ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Yakomeje gukiranuka kwe n'ubu, nubwo wanteye kumugirira nabi, nkamuhora agaswi. Maze Satani asubiza Uwiteka ati, umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati, dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa abe ari bwo wirinda. Satani atera Yobu ibishyute, yanga kubyinubira. Nuko Satani aherako arasohoka, ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bibi, bihera mu bworo bw'ikirenge bigeza mu gitwariro. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana, tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Inshuti za Yobu ziza kumusura. Ku murongo wa 11. Nuko inshuti za Yobu 3 zumvise ibyo byago byose byamuteye ziraza. Umwe aturutse iwe, undi we Elifazi w'Umutemani, Biludadi w'Umushuhi, na Zofari w'Umunamati. Basezerana kujya kumuririra no kumuhumuriza. Barambuye amaso yabo bakiri hirya, basanga yarahindanye, baramuyoberwa. Batera hejuru bararira. Bose bashishimura imyitero yabo, bitera umukungugu mu mitwe no mu kirere, maze bicarana nawe hasi. Bamara iminsi 7 n'amajoro 7, kandi ntawagize icyo amubwira, kuko babonye ko umubabaro we ukabije cyane. Reka tugarukire hano ku gice cya kabiri, tuzajya tugenda tureba igice ukwacyo. Igitabo cya Yobu cyose turashaka kukireba, ariko tujye dusoma tunagitekerezaho. Inshuti za Yobu, ku murongo wa 13, maze zicarana nawe hasi, bamara iminsi 7 n'amajoro 7, kandi ntawigize icyo amubwira, kuko babonye umubabaro we ukabije cyane. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu.